iki ni igice by'umwihariko urubyiruko rubonamo amahirwe cyane. Kuba Bruce Melody ari urugero rw'ibifatika, kuba Bruce Melody ari ishusho y'ubugeni n'ubuhanzi ariko bwiteje imbere, byanga bikunda hari nawe urugendo afite. Bruce, ubugeni n'ubuhanzi burunguka no murimo. Murakazi cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo si ikibazo hakagombye kubumbaza undeba aha, urabona ko ngaragara no kuri pano. Yes. Ndasa n'uwagaburiwe, ndasa n'urya. Ni umurimo mwiza kandi ugabura. Kera urebye mu myaka 20 ishize ukitegereza ubuhanzi, ariko ndatinda cyane cyane ku muziki kuko niho mbarizwa. Yego. Twari inyuma cyane, ni n'uruganda rwatangiye gukora nyuma y'izindi bitewe n'aho igihugu cyari kiri, kubera ko buriya habanza kubaka kwidagadura bigakurikira. Yego, sure. Birumvikana rero ntago byari byoroshye, ariko ubu ngubu ngiye naba nk'urugero, mvuka mu muryango ukishijwe ADPR Busanza. Rero ndibuka mbwira mu rugo ko ndi umuhanzi, barabanje baransengera, vuga mu ndimi ariko babona ndacyakomeje. Rero hari umuntu w'umugande twari duturanye aza kumgira inama ati rero kugira ngo ugaragare nk'abahanzi shyiraho utudirede. Umunsi rero mama yambonye nashyizeho amadirede, aravuze ati yo dore disco abazimu bamugize. Si n'ikintu cyumvikanaga muri societe bisanzwe kuba umuhanzi sagihobe, ariko twararwanye nk'uko mama wa Rwagasabo yabivuze, turahatana umuziki turawukora, tugerageza kwereka abantu ko turi mu mirimo dukreyana. Umuziki ni umurimo uhanga indi mirimo, abantu bagenda babisobanukirwa, abafana bariyongera. Nshimira n'abahanzi b'icyo gihe babitangije, nabo ubu ngubu dukora akazi kamwe. Umuziki uragenda urakura kugeza ubu hari contribution y'abahanzi cyangwa se creative industry muri rusange kuri GDP y'igihugu asaga 5%, ariko ntitunyuzwe n'ibyo turi kubaka ku gihugu, kubera ko inzira iracyari ndende, ntabwo turagera aho twifuza kugera. Turifuza gutanga 20-30 nyakubahwa Perezida wa Repubulika, cyangwa se tukanarenza naho, kubera ko buri umuziki ni secteur yatinze kwitabwaho, ariko ubwo nanjye bamugana imbonye amahirwe nkaba nicaye aha, reka mbibanyuriremo. Yego. Buriya nta twebwe nitwe ngagi. Mbivuze kubera iki? Buriya umuziki winjiza mu madevize. Umuziki wambuka umupaka, buriya twe nta visa, buriya tuba dukeneye twasohoye indirimbo, upfa kuba ufite internet urambona, upfa kuba uri ku mbuga nkoranyambaga, kandi aho hose n'ibitaramo dutumirwamo hanze y'igihugu twishyurwa mu madevize. Ni ukuvuga ngo ni secteur ntekereza ko yitaweho ikanongerwa mu bukerarugendo. Ubuhanzi bwongewe mu bukerarugendo nabwo bukitabwaho cyane, bwakurura abantu benshi. Icyo ngicyo turagisaba kandi tubasezeranyije ko tuzabikora neza, abitabiriye bakajya banyurwa. Ikindi navuga wenda ni kuri contribution y'umuhanzi nkanjye. Munyihanganira ndatanga urugero kuri njyewe, cyane cyane ko mbikora kinyamwuga. Buriya mu ndirimbo zanjye akenshi nkunda kugaragazamo amashusho y'igihugu cyacu cyangwa se n'umujyi wa Kigali. Ndaza kubaha urugero, muragenda mubyibuka, nk'indirimbo yanjye yitwa Katapira, twayikoreye mu mujyi wa Kigali aha hose, ariko ni mu bihe bitambutse. Hari yitwa Fudeto twakoreye Karongi. Abantu bose bahoraga babaza ngo hariya ni mu Rwanda, hariya ni mu Rwanda. Ubuhanzi ni ubundi buryo bwo kugaragaza no ku branding igihugu cyacu ku buryo n'abanyamahanga bakibona. Kandi ntaragera ko bihenze, reka mbanze mbereke nk'indirimbo mperuka gukorana n'umuhanzi witwa Diamond wo muri Tanzania. Image itangira iyo ndirimbo ni rompwe iri kuri Sonatube. No kuvuga ngo dutewe ishema naho tuba, ariko ntabwo dushaka ko bikorwa na politike cyangwa se n'abapolitisiye gusa, natwe turashaka kugaragaza igihugu cyacu. Uwo muziki rero wambazaga ko ari akazi, ni akazi kishyura neza iyo gakurikiranwe, ariko ni n'akazi gahenze. Nk'iyo ndirimbo navugaga, muri iyi minsi indirimbo ishobora gutwara amafaranga arenga miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Impamvu tuyashyiramo nuko twizeye kazagaruka. Ntabwo habura imbogamizi nk'ubu ngubu, wenda nk'imbogamizi umuhanzi nkanjye Bruce Melody cyangwa The Ben, dushobora kujya muri arena hakuzura, tugatanga ibyishimo, tugakreye akazi, abantu bakabona imirimo. Ariko twifuza ko ibikorwa remezo byose muri rusange bitwegerezwa, tukanoroherezwa kubibona
tukagira access kuri stade Amahoro n'iby'umupira gusa. Dukumbuye ibitaramo bizamo abantu 60,000 mu gihe ukarara unezerewe. Abafana bari kunyumva niba babyemeye nibavuge ngo yuhu. Aho rero aho ngaho ni mu bijyanye no gutanga ibyishimo nabo turibo iyo bigeze imbere wenda y'umunyamahanga ureba igihugu. Ikindi hari gahunda ndimo n'abandi bagenzi banjye turi kumwe twayise Music for Export. Icyambere mbanza kubashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika nuko dufite uyu munsi noneho dufite ishuri ryigisha umuziki. Ntago ari ibintu tugikora nk'abishakisha nk'ababyihingamo. Ntago nge nagize amahirwe yo kurijyamo, simvuge gutyo ngo mugire ngo ndakuze, nubwo ntari umugenzi sindi no mu millennium ndi hybrid ndi hagataho, kubera ko umuziki wanjye bose barawumva barawukunda. Rero abantu dukorana uhereye kuri bande abari muri team bose bize umuziki ku buryo atari ibintu tugikora dushakisha. Turi gushyiramo imbaraga zishoboka zose ngo turebe ko umuziki ari naho numvaga byahurira n'ubukerarugendo, ko umuziki kandi tubikora turi benshi n'abandi bahanzi, ko umuziki wacu w'u Rwanda warenga u Rwanda. Turabasabye mu ushyigikire, dusaba n'abashoramari gutangira gushora imari mu muziki nyarwanda. Turabashimira bahari kandi no kuri bakoresha ingufu nyinshi, ariko dukeneye benshi kugira ngo birusheho kugenda neza. Icyo nashaka gusorezaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika no kubashimira, mwarakoze kumenyekana. Njyewe njya ngenda nagize amahirwe yo gukorana indirimbo n'umuhanzi witwa Shaggy. Icyo gihe numvaga nshaka gutwara idarapo ariko sinarinzi aho barikura. Ubwo nyine ndirukanka nshakisha abo bantu bose, nza kugira amahirwe ndaribona. Buriya ku irembo waribona nta nubwo byari ibintu bigoye, sinagombaga no kuva mu rugo. Ndaribona ndagenda, ariko winjiraga nko mu kiganiro bakakubaza ngo uvahe, nkavuga nti ngiye mva nitwa Bruce Melody nturuka mu Rwanda. Ukabona umuntu atangiye, ariko iyo twongeye izina ryanyu ni business class, ngenda njyenyine birijyana birihuta. Ubwo rero twabafatiyeho lift kandi bigira umumaro. Kandi iyo ndi gukora ibintu numva ntewe ishema naho naturutse, nta kintu na kimwe kindutira u Rwanda. Ni ukuri turabakunda cyane, mukomeze mudushyigikire, murakoze. Arakoze cyane. Ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki? Ntabwo nabyumvise neza. Monetization ya social media y'imbuga nkoranyambaga. Ikibazo rero abantu bahura nacyo mu Rwanda ni iki? Kuki ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga utari umunyarwanda? Ikibazo ni iki? Niki ngo tugikemure? Bruce, ni ikihe kibazo gihari kuki social media hano mu Rwanda zidahinduka amafaranga? Uyu ni umwanya kuko n'urubyiruko hanze iki kintu kiri kuvugwa cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kugira ngo umuntu akorere amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho. Izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza, nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi niba mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari akavideo gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba. Abo bantu baba bishyuye, ayo niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyo content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho twese turi premium, bisa nkaho twese twishyuye kujya tureba tutarebye publicity. Izo publicity ntago zigeze zinyuramo. Muri ubwo buryo rero ntago tubasha gukorera amafaranga uko bikwiye. Byakemuka bite technically? Yes, Scovia yenda hari igitekerezo afite kuri ngingo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye ndi umwe mu bazikeneye cyane. Iki kiganiro kigeze kiba kuko ari ibintu biri tekiniko muri ICT. Tuza kujya mu kiganiro na Minisitiri w'Urubyiruko ndetse n'umukozi ukora muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga.
hari ibyo batubwiraga biri tekiniko niba minisita yadufasha wenda gusobanura ibiri tekiniko muri ICT ngira ngo nibyo cyadufasha ariko kugira ngo zijyemo hari twanasabaga bakatubwira ngo Google ivuga ko itaziduha cyangwa n'abandi kubera ko mu Rwanda wenda abantu babikoresha ari bake cyangwa ari bake ari benshi cyangwa badakunda kwamamaza ariko tukavuga ngo leta y'u Rwanda ibidusabiye muri Google bakagira uko bavugana kuko ubu mu Rwanda dukoresha Google Map niba Google Map nshobora kuyikoresha nkayobora umuntu aho ntuye ntamuyoboye ku giti cy'umwembe ni ukuvuga ngo na ads zishobora kuza niba ICT badufasha mu buryo buri tekiniko badufasha abashinzwe IT badusobanurira. Thank you very much, Your Excellency. Nkuko bari babivuze ibigo nka Meta, YouTube na TikTok byose bishyiraho eligibility requirements bituma ibihugu bishobora kuba byakora platform monetization aho abafite ibihangano bashobora kubibyaza umusaruro bakurikiza ibintu bitatu icya mbere ni regulatory compliance kandi ibyo twarabyujuje nibyo bareba data protection intellectual property na taxation ibyo turabyujuje nk'igihugu icya kabiri bareba nkuko Bruce Melody yarabivuze ni volume of advertisements ni ukuvuga ngo dufite abantu benshi bashobora kuba bakwadvertisinga kuri izi mbuga nkoranyambaga bikadufasha bikadufasha kugira ngo uko tuzamura iyo volume ya advertisement n'aba local content creators bagire percentage bashobora kubonaho ari naho ngira ngo tukiri hasi kuri izo volumes ngira ngo ntanze urugero biba bisaba nibura hagati ya igice cya miliyoni na miliyoni y'amadolari ku kwezi in terms of volumes of advertisement kugira ngo igihugu gishobore kuba cyaba eligible icya gatatu ni payment infrastructure ishobora gutuma ya mafaranga babonye bashobora kubona kuri izo mbuga nkoranyambaga ashobora kuba yabageraho kandi ibyo turabifite ari ibyo bigo byose nkuko nabivuze twavuganye nabyo ni ukuvuga ngo hariho ibintu bibiri aho batubwira ati turimo turabikora bagenda banashyiraho ibihugu bitandukanye babyongera mu mubare w'ibihugu biri eligible ariko bikanasaba ko natwe twashyiramo imbaraga kugira ngo the volumes of advertisement coming from our private sector and companies ishobore kuba yazamuka kugira ngo tube eligible. Murakoze. Yes, ku bitureba twakora rero specifically ni ibihe hari ibyo bireba abo bandi Google n'abandi hari byaba bitureba ni ibiki tudakora twakora kugira ngo kuva twatangira kuganira nabo ibitureba twarabikoze ari izo regulatory compliance zabayeho ngira ngo dushyiraho na ririya tegeko rya data protection n'ibijyanye na intellectual property ibyo byose birahari payment infrastructure zirahari ubu ngira ngo ahasigaye hakeneye ko twashobora kuba twabyaza umusaruro izo mbuga nkoranyambaga no kuzamura iyo advertisement base. Murakoze cyane. Twayizamura dutese tuyizamure dute? Your Excellency, I think ibintu kubifata twese nk'umukoro companies zose zikumva ko social media is also a platform where you can do advertisements kandi nabyo bigira iyo network effect ishobora gufasha baba local content creators bacu. Harimo kutamenya rero kwaba ngira ngo nk'aba local content creators bo bamaze kubimenya bakomeje bagirana ibiganiro na companies ubu nizo dukeneye zamenya zite to mobilize twabikora dukwiye kubikora yes, dukora iyo mobilization. Thank you, sir. Okay. Bruce, over to you. Twifuza umunyarwanda nka Munyakazi.